njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo. Nese harundi wagiye kurega Bishop Gafaranga atari uyu mudamu. Njyewe na Bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo. Yes my people, nizere ko meze neza, nizere ko mwaramutse amahoro, nizere ko igitondo cyanyu gikomeje kubagendekera neza. Njyewe ni Valeur of course hano kuri Gospel tumaze iminsi tubana cyangwa se uko tubana umunsi ku munsi. Nizere ko mwaramutse neza, imirimo yanyu mwayibyukiyemo neza. Burya Imana ngifasha wifashije biba byiza iyo tubyukiye mu mirimo Imana ikabona yihera igira gute idufasha mu byo twerekeje amaboko. Ni byiza ko dukora kugira ngo ubundi bindi tubashe kugira gute ntaho twaguma hamwe ibintu ngo byizane. Tugomba gukora kugira ngo turebe ko n'Imana ishobora kutublessinga mu mirimo yacu twerekejeho amaboko n'umutima. Nizere ko rero mwese igitondo cyanyu cyabagendekeye neza, mwagiye mu kazi fresh naho mwaho murereye hose. Reka ntangire mbasuza by'umwihariko abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nanjye aho murereye ubu ngubu, by'umwihariko intara uko ari enye cyangwa se n'umujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu. Ubwo intara ya gatandatu nivuga intara ya gatandatu ubwo ni diaspora hakurya guhera Bugande guhera zahe buriya hose apfa kuba ari hanze y'igihugu cyacu. Buriya hose tubara nk'intara ya gatandatu ndi diaspora muri rusange. Buriya hari abantu benshi cyane bajya bibwira ko hakurya hirya za nuzo kirenga za mu Rwanda ukinjira iyo za Rusumo winjira za Tanzania cyangwa se urenze za Gisenyi ukambuka umupaka ujya za Goma. Buriya harabaze ngo arana bose muri diaspora n'abaturanyi n'ibyo ariko ziriya nazo ziba ari diaspora. Buriya abanyarwanda batuye hariya nabo tubabara nk'aba diaspora. Nizere ko mwese rero aho muri hariho hose by'umwihariko muri diaspora, hari abari muri Afurika, hari abari muri Amerika, hari abari muri Canada, mwese mumeze neza. Imana ubundi biduhane umugisha. Nizere ko rero mwese mwabaze kugira gute, mwabaze kora kuri subscribe nimba utarayikoraho gerageza uyikore kugira ngo tujye tubana everyday, tubane umunsi ku munsi kugira ngo ujye uba updated, kugira ngo ujye uza mu bambere babashe kujya babona ikiganiro kikigeraho nawe tugira gute ukibona. Nanjye rero niyo mpamvu ndi hano kugira ngo mbahereze icyo bita amakuru cyangwa se amatopic content agiye atandukanye, by'umwihariko twibanda muri gospel turuza tugira ibintu byinshi cyane tuganiraho. Uyu munsi rero hari ibyo turi buganireho, hari ibyo tugiye kuvugaho, by'umwihariko tugiye kwibanda kuri famiye ya Gafaranga na Murava. Gafaranga na Murava, ubwo nivuga Gafaranga na Murava murabizi nizo nkuru ziri trend mu minsi yashize. Uyu munsi twagize gutya nijoro dukubitwa n'inkuba tubona ikiganiro cya ANNET Murava, umudamu cyangwa se umufasha wa Gafaranga Bishop. Uyu mudamu tujya kubona tubona ikiganiro ciwe, ariko twese tukikibona twabaye nk'abikaze turavuga bati ni gute uyu mudamu ashe kuvuga, ninde umushutse kuza kwitereka kuri kamera, ninde umushutse kuza kuba yakora ikiganiro, cyane yuko ikiganiro yanakoze yinyuraguyemo cyane. Byaduteye kwibaza ese ibi bintu bya Gafaranga na Murava ubundi bimeze bite? Ko hari amakuru byinshi byagiye bivugwa, ariko nyiri bwite kuba hari ibintu yavuzeho by'umwihariko ku mugabo wiwe, twese byaduteye kwibaza ibintu byinshi cyane. Mudamu wa Gafaranga Murava kari we bivugwa yuko ari we wajya gutanga ikirego, bajya kugira gute, bajya gufata Gafaranga avuga ko ari we watotezwaga n'ibiki. None hana akagaruka avuga yuko ngo hari abantu babiteye, ngo we ntabwo yigeze nyine agira gute, nta ruhare runini yigeze abigiramo, atariko imigambi ya Satani iki ibintu nk'ibyo agerageza kuba yabivuga muri ubwo buryo mu kugira ngo agire gute agaragaze nkaho nawe atigeze afata cyangwa se atigeze atanga ikirego nkawe nyiri bwite. Avuga yuko bameze neza mu kandi kanya ati ntitumeze neza nuko tutari kumwe n'umugabo wanjye Gafaranga. Confusing abantu mu mutwe, twese tubyibaza uko biri kose. Ibi bintu abenshi bagiye banavuga bati uyu mudamu cyangwa se ANNET Murava mu kuvuga ibi bintu se afite ikihe kibazo? Ninde wamubwiye ngo ubundi agiye hariya kuvuga amagambo nk'aya? Ko dosiye zakozwe n'ibyo koko Gafaranga wari muri 30 jours bamuhaye. Ubu ngubu uyu mudamu aje kuvuga iki? Anyinyuraguyemo ntacyo bageze avuga hariya, ahubwo yateye abantu benshi kwibaza ati se ibyo twumvishe nibyo koko cyangwa se hari undi se?
ndagira ngo maze pureyinga aka kantu gatoya mu byo yavuze kugira ngo dukomeze tubivugaho nibura pasi tugendeye ku byo yabashije kuvuga aka kantu gato. njyewe na bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo, njyewe na bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka nimba hari abantu bashaka ko tugirana ikibazo. Abashaka ko tugirana ikibazo, njyewe na bishop cyangwa njyewe n'umugabo wanjye nta kibazo dufitanye. Nta kibazo dufitanye, ahubwo kereka murumva aka kantu ni akantu gatoya mfashe mu byo yavuze kugira ngo nibura aka kantu tubashe kugateraho iki ku matere natwe tugira icyo tukavugaho. Njyewe na bishop cyangwa se umugabo wanjye nta kibazo dufitanye, ahubwo hari abantu bashaka kugira ngo tukigirane. Nese hari undi wagiye kurega bishop Gafaranga atari uyu mudamu, atari umugore we? Uko twabikurikiranye ibi bintu byose, nese ikibazo cyaba gifitwanwe nande? Uyu mudamu sinzi kabisa, abantu benshi ati se depression cyawe ni niwe wagiye gutanga ikirego nyiri bwite avuga ko yahohotewe. Avuze twarabibonye twarabikurikiye, sibyo? Mu byaha Gafaranga ashinjwa harimo itoteza, sibyo? Harimo kumukoresha amabanga y'abashakanye ku mbaraga, kambivuge muri ubwo buryo. Ibyo nabyo buriya ntibyemewe, twarabikurikiranye cyane. None se kurekera kuvuga ngo nta kibazo yigeze agirana n'umugabo wiwe, ngo ahubwo hari abantu bagize bate bashatse yuko ko agirana ikibazo n'umugabo we. Muri make we abantu ati se uyu mudamu ni ukuza kwikuraho icyasha, ni ukuza kwikuraho kumva yuko ko yaba yarakosheje kuba yarareze umugabo we, kandi igihugu cyacu kibereho kugira ngo gihana wakojeje. Wenda se yatanze ikirego azi yuko ko bitazagira cyangwa bibe grave ku buryo umuntu akorerwa dosiye nk'ubu ngubu akiri mu butabera ku buryo bategereje kuzamukatira. Hari igihe wenda bibaho umuntu akajya gutanga ikirego atazi ko ibintu bizaba ibintu binini cyane, ahubwo wowe ukaza kwicuza nyuma ukavuga ati se burya ni kubera iki natanze iki kirego, ukicuza ariko wamaze kugitanga utazi neza uko bizarangira. Ahubwo nyuma wowe ukaza kubona ukabona bya bintu bitaga ibintu bito, ukaza kubona ukabona bibaye ibintu binini. Uyu mudamu se niko buriya we yari yabitekereje? Kuko iyi ni imwe mu nkuru zafashe muri iki gihugu, ziba inkuru nini cyane, abantu benshi barazikora barazivugaho, ahantu hose bavuga Gafaranga. By'umwihariko Gafaranga n'umuntu wari umaze kumenyerwa cyane ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bigiye bitandukanye. Murabizi n'ubugabo ukunda kugira abantu benshi inama. Uyu mudamu ati se ati abantu bifuje yuko nagirana ikibazo na Gafaranga umugabo wacu, atari ko ntacyo bazadukora. Hari akajeste akora muri video ati ngo ntacyo. Nese si wowe watanze ikirego? Aba bantu rero bigaragare yuko buriya harimo akandi kantu abantu bose batangiye kwibaza, ashobora kuba aka kantu harimo ubugambane. Harimo akantu k'ubugambane uko biri kose. Urumva yuko harimo akantu. Aya n'andi makuru buriya batanze. Harimo akantu. Bamwe bati se uyu mudamu buriya ntashobora gukora ibigize icyaha nawe akaba yabasha kugira gute, yabasha gufungwa. Yakitonze mu mivugire ye. Kari watanze ikirego aragaruka kuvuga iki kuri social media, by'umwihariko aza kwinyuraguramo. Abantu nyine twese tubibona muri ubwo buryo, tukabona mu buryo bugiye butandukanye, ariko impamvu manateguye iki kiganiro ni ukugira ngo tubivugeho by'umwihariko ku biri kuvugwa, ariko tunagira gute tunakuramo amasomo akomeye. Tunakuramo iki? Amasomo akomeye. Hari ibintu dutangira tuvuga tuti ni je sinshyigikiye umuntu ko yarenganwa cyangwa se yahohoterwa agaceceka ntajye gutanga ikirego, ariko hari ibintu biza ugasanga abantu bamwe baragambana mu miryango, biragaragara ko abantu birimo. Nabakora abagerageje gutanga ngenda kwekiza ibyaba yavuze. Iyi case irimo amasomo akomeye cyane abantu benshi bagomba kwigiramo. Hari abantu tubona nk'inshuti gutyo kwa hafa,
ariko akaba ari we muntu ushobora kukugambanira, ushobora kugutanga. Nyuma wowe ukaza kurodereta ariko wamaze gukora iki? Wamaze gutanga umuntu bitewe n'iki? N'abakugiye mu matwi. Bitewe n'abakugiye mu matwi. Noneho wowe ukazarodereta nyuma ibintu byarabaye grave ubona umuntu agiye gukatirwa imyaka myinshi. Bikagutera ikibazo. Ahantu harimo amasomo menshi cyane muri iyi kesi ya Bishop Gafaranga na ANNET MURAVA. Niyo mpamvu tuba dukoze izi content no kugira ngo tujye tugira byinshi twigira ku bindi kugira ngo nibura natwe bidusigire iki amasomo. Murakoze cyane rero yari Valeur hano kuri Gospel 250 tubane ku kiganiro cy'ubutaha. Subscribe n'umutarayikora byaba byiza kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Murakoze cyane.